Kitwa keza ndetse yanjye cyane cyane yanjye magara cyane. ntabwo nari muzi. Ani nkaba ndi inshuti yawe magara nkaba ari abantu mbona nazi. Nice to meet you. Nice to meet you. Se wenyine manye ibintu byose turabiganira we tuzandaza kukubwira. Uraza kumbwira? Okay. Ariko ntabwo mwanyibwiyemo. Nanjye nitwa Olivier. Nawe ni inshuti yanjye nyine. Inshuti ya Anita. Ubwo nyine uraza kumbwira ubucuti bwanyu. Don't worry, don't worry. It's okay. Kamanzi mwese utangiye ndatanga kanaka. Ntarebe ndahari. Okay. Sawa. Bye Olivier. Shora nyine ubonye ko mbonye umushyitsi kankure kugenda. Nari bisheri genda ujya kwita ku mushyitsi nyine ubwo turaza kuza kuvugana. Okay. Bye. Bye. Anita. Olivier. Naza kumenya ibijya mbere hagati mu yanyu sha. Ariko ambwiye ko mpamvu ifite anniversaire. Nanjye kanjye kureba Yomi. Njye kumugurira impano, njye kumureba kuri anniversaire. Simbonye nani afite undi se. Nanjye kanjye kwirebera Yomi natwe tugibyo twiganirira. Wowe gute ko tuzaza kongera utangiye mwana.
umwana n'u Rwanda umva nzagusezera ubutaha turi kumwe se sawa ntari turi kumwe sawa uyu muniga ko yazindutse agera amaye nka data. Emi ese ku bintu mbona biterabuje hano byagenze bite? Se yafuratisi y'abaganga yo yagiye amaye nka data apolisiyo se y'umucamo wasaba atamwigeze amaye na hano ndabona ibintu biteraguje ndabasa. Emi amaye byose ndabaza. Emi byuka manu ibintu byabaye urabizi. Emi anitese kandi ni iki? Reba bakwibye ngo uri muri bya leta ibyo ni ibiki? Bayire byuka se. Reba hano reba do yafuratiriye irihe ampuri irihe reba ibintu ukuntu bisandaguje. kuzongerera Emi kuzongerera byuka manu. Reba ukuntu ibintu bimeze. ajya nani itabimaze Emi byuka mani. Reba mani bakwibye. Nasanze inzira angahe? kandi ibyo n'ubundi none yara byose ni nkaho yabize Oya nabya anita amazi byuke. Kanguka kangutsa ubabwira abantu nabira bibiri birimo uko tubabijaje byuka bro byuka bakwibye me. Bakwibye barayi. Byuka bakwibye me. Urumva? Wagabanyije inzoga bro, wagabanyije inzoga. Mani nka data. baba ubura cyarya Ni saa moya zageze bro, zageze. Byuka. Reba do. Bro byuka tujye gutanga ikirugo. Byuka mani, byuka mbabare. Sibyo? Byuka. mwana ubu natanga ikiruhuki ubundi banyibye n'ubundi mabu ahubwo nushaka kubahamagara batware n'ibindi Oya byuka umva rero kumbwira sibyo? Kanze nkuzanira amazi. Ndabona ibitotsi byanze kuvamo. uzana amazi yagarutse uzana amazi yangwa peteroli ubundi kuvana itanya ngo nangwa waninde sukandi Emi beza happy birthday to you. Happy birthday to you. cyane cyane ntabwo muri munsi ibintu ari ubinkoreye wa mbere Sure. undutira n'itaka Anita mwihorere. Ahubwo ngufitiye inkuru. Aza kuba yakubwira. ndisha nambare Ujya kwambara biretse nta kibazo ko ngukomeza ntacyo bitwaye. Ahubwo se ko mbona ibintu byawe bisandaguje byagenze ute? abanzu Abaki bagusuye. Paul Bas. Ntacyo reka twicare mu cyumba. ntushaka gusura nyine aho ihangane nyine bahajagara byose uri kubibona se Njye nta kibazo.
gukomana yanjye ke we amaze iki ujya kurya fayime wakintu yakoze mbi ari sure zingazi umunsi nibwo agira bidi umva mani nkumbuye keke twagiyeho byari blague tu ntabwo najya birabizi ariko shawagiyeyo kubera iki mani ntukigire nk'aho ibintu byose nabyo nyine ndabizi ariko ntabwo byatuma tugiyeyo ntabwo najya ariko urabizi mani basi tugende mani njye kurira nyine wowe wenda mufitanye bifu ariko ryerekanye tujyane njye kurira ka keke mwerekeze mani none se wenda agiyeho gute ko numva ujya kumaraho iki se ubu nyine nshaka kujya kurya keke cyane ubu ntabwo ndi kubyumva ntabwo ndi kubyumva ni wowe ndi kubona cyangwa abantu buri ni keza keza nzise cyangwa keza oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo mu kanya gato dutandukanye uza ahangaha ku nshinga ndaryama tu nese bari banze umbwire nsobanurire ni wowe na Emi cyangwa n'undi muntu banzaniye Emi uramubaza iki Emi ndamubaza iki uriya mutipe mwari muri kumwe ninde mana ariko reka kuzana ibintu nkaho wigire nkaho ibintu byose ari ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe cyane umva nkubwire ahubwo nsobanurira wowe uri hano uhakora iki uri gukora iki wambaye n'ishati ye nta n'isoni means what ngo sobanure ikindi gike wabibonye mana ntabwo ndi kubyumva yanjye ndabizi urakuze tekereza kure nsobanurira kuva na mbere hose waramukunda uriya musore mwari muri kumwe ninde waramukundaga bimbwire umbeshya mbese niho ubucuti bwawe bwabushingiye warakoze kumpa umwanya mani ntabwo wabinkora ntabwo wabinkora please ndakwinginze ntabwo wabinkora kandi nabonye wowe ufite boyfriend mushya boyfriend bica ariko ese mani kuba umuntu yaje kundara bivuze ngo boyfriend wanjye none ni iki cyawe mani hubwo umva nkubwire n'undi munsi ntiwongere gukinisha kumfataho nkubwire n'ibyabaye byarangiye ndagusaba mbabarira please guhera uyu munsi birangire Emi n'uwanjye Emi n'uwawe Emi n'uwanjye Emi n'uwanjye ari gutora mu byagenze nsobanurira ibintu ndi kubona sobanura hari icyo utabonye hari ubundi busobanuro ukeneye bakwandikira mu bitabo okay Emi kuri hano se mana nese angana uje kwa match nose hangaha niho waje kuryama okay oya ibyo tuba tubiretse uyu muntu amuzi binini gayane uyu mukobwa se wawe ndi w'inshuti yawe Anita nshuti nkwarira umugabo umugabo wawe wese kandi umugabo si yewe umuki umugabo none naragutumira agenda wikorera diro zawe bishatse kuvuga ko kari agapangu ibyo byose byabaye hagati yanjye nawe byari agapangu kawe n'uyu muhungu urukundo rurimo uruhe rukundo urukundo ki urukundo nakwizeraga oya no banza nawe unsobanurire kwanza akana kuri wowe mashini ariko nta kintu bitwaye bari wese umuntu sheri sheri na nyurwa